while ni itandukanyeho gatoya gusa kuko ikora byo bayisabye gukora mu gihe condition nayo iri true. Urugero reka i ingane na 0 tangire ku busa, no tuvuge ngo while mu gihe for mu gihe i iri munsi ya 5, sibyo? Mu nkorere ibi nibi console log, umpereze i. Ariko noneho ikintu ugomba gukora aho utandukaniye na for nuko ugomba kongeramo, kuko muri for uko byibuka hano tutadushyiramo condition y'uburyo iri buy'increment, iri bwiyongere cyangwa iri bugabanuke. Icyo gihe ubi muri for ubishyira muri iyo loop, kuko code iza guca ikagera hano igasanga i iri munsi ya 5 igatiza hano igatandika i, ugatibwira noneho i iteranyeho rimwe cyangwa se gutya, byose ni bimwe, iteranyeho rimwe noneho wongera usubire hari hejuru. Ntishobora program yani ishobora kurenga hano hano itarangije ibintu birimo hano. Okay, twagiye hano nashizo voilà, nibyo dore uko bimeze. Ingana na 0 ugere kuri 5. Wibuka ko program zacu zibara zihereye kuri 0, ngo niba munyibwiye ngo ni incure 5, 5 ntabwo iri buze mu kubera yuko ntashyizemo bihwanye. Voilà, bihwanye nyishyiramo 5 irayizanamo 1 2 3 4 5 6, iguha imibare 6 mu gihe wari mvuga kuri buguhereze imibare ingahe 5, kubera ko ihera kuri 0 gusa duhereye kuri 1 nibwo urubona imibare 5. Voilà, nizere ko wumvise while ibyo ari byo. Reka tugerageze dukorane agaproje koroshye, sibyo? Tujye kubaza umuntu ngo aduhereze umubare, tujye guhereza umuntu umubare runaka atazi. Tuvuge naka application ukoze nyine ko guhereza umuntu ngo afore umubare runaka, ariko umubare computer irawuzi, umuntu ntawo azi. Reka tubaze turebe. Reka creating umubare d'abord. Donc const target umubare ugomba kugeraho umuntu. Ngiye gukora formule ya math for. Donc iyi formule ikikora ifata umubare wose, nuba ikora cyane no mu kugabanya, kuko iyo ugabanyije ubu ni imibare y'ibiharwe ko babyita, yego ufite ama virgule inyuma voilà, inyuma ya ka virgule, inyuma ya kitso ndatekereza hari imibare izaho, kugira ngo rero n'urugero ufashe rimwe ukagabanya 3 ubona 0 n'ibice 3 n'ibindi. Voilà, math for ikorikire kanze mbigukorere direct kugira ngo wumve ugende kukubwira. Voilà, ufashe rimwe ukagabanya voilà, tubikorere muri console log kugira ngo bikorohere. Console log ufashe rimwe ukagabanya 3 ubona ko uguhereza 0.3333 n'ibindi bintu byose. Voilà, rero kugira ngo computer ya program yatagoreza ibice byinshi igihumbi ugomba gukoresha formula ya math for ikora gute? Let's where const target cyangwa se umubare dushaka kugeraho math for, turebe icyo ukora. Dushiremo rimwe kugabanya 3. Console log tujye gushira igisubizo muri console log, cyangwa se tujyana muri console log direct bataduhereza igisubizo tutiriwe tuvunika. Console log ngiye hanga target const, voilà, no reka hola yes, unquote identifier target has already been identified. No, kubera ko hano irimo deja, niyo mpamvu kanyikuremo. Voilà, kiremo undefined math flow ni bon de kuri target ingana gute? Ingana na 0. Voilà, reka nze ngerageze nkoreshe math flow nakiye gushiramo ibi byama formule nyuma. Math flow ya intern ni 3. Reka nze dufate 2. Voilà, 3 kugabanya 2 dore ni rimwe.
kubera iki ari rimwe. Reka nkuru math flow urebe ibice irabikuraho kugira ngo mbe math flow. Urabona ni 1.5 ariko shizo math flow yarondisa niko tubyita, ifata umubare wegereye. Niba uri 0.6 itizamuka igafata hejuru igatifata kabiri, niba uri kuri 0.4 itifata umubare wo hasi. Ngo math flow imwe n'igice iduhaye rimwe, igomba gufata and do. Donc gufata hejuru cyangwa hasi, nta gufata ibiyo by'ama virgule, nta gufata ibintu biri nyuma yo twice. Iyo niyo math flow. Ngo tujye creating umubare rero uri math flow random. Ufite nanone indi option yo gukora umubare, ifata umubare aho ngaho wowe utazi, ushatse wayihereza wowe umubare ushaka, ariko noneho reka tuyihereze random. Iradufatira umubare ishaka, ubwo icyo gihe aba random iba hagati ya 0 na 1. Reka nze nkwereke urugero. Okay, math random voilà. Uyu ni umubare itomboje nonaha 1.14. Voilà, tufate nanone twongeye tuyifate tuyibaze ngo math random yaduhereza undi mubare utandukanye nawo, ndi twongera dushyira mu math random iraduhereza undi mubare, math random iduhereza undi mubare, math random iduhereza undi. Donc computer iduhereza imibare hagati ya 0 na 1. None rero kugira ngo umubare tubashe kuwushyira mu kwijana, turakubaho ijana hano, uhite bajya hano inyuma ya 0. Okay, indi mibare iri hano yose bayiburizemo kubera math flow. Sinzi niba ako kantu ukumvishe. Console log, tujye kuri target turebe umubare iduhaye hano uko ungana 83. Umva iri kuduhereza ku ma percentage kubera ko ni twakubye n'ijana. Uvuga ngo ni 0 n'ibice, hari umudukubye n'ijana bitaba biba imibare yose iri nyuma ya 0 ariko iri hafi y'ijana. Ushatse wateranyaho rimwe kugira ngo uze kubona ijana ku ijana. Hano inyuma uteranyijeho rimwe. Voilà. Uyu ni umubare rero bari buhereze umuntu wacu. Twe turawuzi ariko umuntu ntawazi. Twe tuzi kubera ko turi kureba muri console log. Noneho reka uwo muntu nawe computer imuhigire aze kuduhereza umubare. Let's guess. Umuntu agomba gufumbuza uyu mubare computer yafumbuje. Ariko kagere kirimo umubare hagati ya 1 na 10, kubera ko nk'ubye ni 10 bafata umubare umwe nyuma ya 0. Ubwo nuko ngo ntabwo bikiri kwijana, bise biba kuri 10. Reka nshyiremo target kugira ngo urebe ko umubare baduhaye utari hagati, voilà, uri hagati ya 0 ya 1 na 10. Voilà. Reka noneho uyu muntu bahise baduhereza uko savinze nyine ikora refresh igahita mu ndi mubare. Voilà. Reka nze guesses inshuro umuntu ari buze gufumbuza cyangwa se ari buze guhitamo umubare tudushyizemo 0 ntabwo aratangira gukina uwo muntu. None reka tumubaze, reka guess uwo muntu prompts, ariko igomba kuba ari umubare, agomba kuduhereza umuntu ataduha umubare ntabwo buri bukunde. Niyo mpamvu dushyizemo ngo prompts, dushyizemo number. Prompt imubaze ngo guess a number, hitamo umubare number hagati ya 1 n'10 kuko twashyize ku 10. Urabyibuka ko twashyize ku 10. Hanyuma voilà, hano hano nashyizemo number. Iyi ni function itangirira hano ikarangirira hano, naho iyi prompt nayo ugomba kuyandikamo hano ikarangirira hano. Nuvuga ngo bagomba kuzaho izi ebyiri zitajemo ngo zifunge iyi n'ingiyi, hazamo error muri code zawe. Voilà, umaze gusavinga uyu muntu baramuhereza option yo kuba yakwinjiza umubare muri computer iramutega ugutwi mu yandi magambo. Reka dukore loop rero. Kuko uyu muntu yamaze iyo prompt irangiye ubundi ukanze kuri okay, code zitazikomereza aho zari zigeze kugeza ikoze refresh cyangwa se wongeye guhamagara iyo page cyangwa se wongeye gufungura iyo application. Voilà. Cyangwa ushobora no gukoresha timer muri tuzabigeraho ikajya yongera kihamagara. Ibyo nibyo ntabwo turabigeraho. Voilà, reka dukoreshe while mu gihe cyose, mu gihe umuntu umubare yahisemo guess utangana na target wa mubare twige
computer yadushakiye ku ruhande. Guesses hano babika inshuro ari buze kuba yakina bayongera. Twari dufitemo 0 ahita ajyamo rimwe, niyongera gufura ugasanga umubare ntabwo ari bubongere bajyamo bongereho rimwe bavuge ngo amaze gugesinga inshuro 3 gutyo. Turimo turabika inshuro arimo gukina uyu muntu kugira ngo bagere kuri wa mubare. Noneho rero niba guess umubare aduhaye wa muntu ashyize muri ya prompt uri hejuru y'umubare twege computer yadushakiye yatubikiye, tumuhereze message console log voilà, umubare wawe uri too high, tumubwire ngo try again, sibyo, try again. Hanyuma rero else abizi ko twize if else, niba rero bitari, niba umubare utari ariko console log nari kumuhereza option yuko agesinga nanone, ariko ndakongera nkamusaba hano, ariko kuko ari hagati nkamubwira ngo try again. Ngo ahangaha nongera musaba umubare ariko mubwire ngo uwo wari umpaye is too high, try again. Try again, ugerageze nanone. Voilà, nguvuga ngo rero ntukajya wibagirwa gushiraho point virgule inyuma igihe cyose uri kwandika, uretse inyuma ya hano gusa ntuzashobora gushyira virgule, ariko ibindi byose uzajya wandika ugiye gushyiraho semicolon. Utayishyizeho programme yawe ntabwo izajya iraninga, izajya izazamo errors. Donc twamaze kwandika ngo uyu muntu tuyereka tube turetse kwandika else kugira ngo ubanze wumve aho tugeze. Uyu muntu turamubwiye ngo yandike mu gihe cyose uyu mubare we guess umubare w'umuntu aduhaye udasa n'umubare computer ifite. Ahantu guesses, iyi guesses zitandukanye na guesses ni ahantu turi bushyire inshuro ari buze gushakisha uwo mubare. Guesses ziyongere, turahera kuri 0 nta kintu na kimwe nakora, akirangiza mu gihe umubare aduhaye udasa n'umubare computer yatubikiye yaduforeye, uyu muntu guess irabibaye rimwe, bahita bateranyaho rimwe, undi duhita dukomeza. Ntabwo bahita bajya kumuza dukomeza, barebe iyo guess ye kuko n'ubundi itandukanye na target, barebe nibiri hejuru ya target, bamubwire umubare uduhaye uri too high. Else bitabaye ibyo, niba umubare uri too high else bajye kumbwira mu prompting yongera mu guess bongere bayimubwire ayongera guess too high, bambwire else kuko bitangana. Iyi condition ntabwo irarangira, iyi condition irangira ngo turi butange igisubizo. Mu gihe tukiri muri condition bidasa, mu gihe bidasa bongere guesses. Niba bidasa ukaba ari munini watanze bavuge ko ari too high, mu gihe nanone atari too high ubwo biraba ari too low kuko ntubundi ntibisa, condition yacu ntibisa. Too low guess again, cyangwa se try again. Sorry. Voilà. Okay. Voilà. Tujye kuri application yacu. Cumi na rimwe too high, 0 iri too low kubera ko ntabwo iri muri ya condition yacu. 0 ntabwo iri muri ntabwo iri muri wa mubare twatoye. Reka mubare kanze nkwereke. Ola rimwe umubare bari baduhaye bari rimwe, ubona ko bise bikunda. Katungire turebe, dufate rimwe wapi iyi too low, kabiri se
wapi uri too low. Gatatu se iri too low. Karindwi se iri too low. Nwangu ni hejuru ya karindwi. Umunani se too low. Icyenda se too low. Icumi se wala. Nwangu umubare wacu bari baduhaye computer yahisemo ni 10. Nwangu rero tumaze gukora program ishobora kubaza umuntu umubare, ushobora kuwukina ari nk'umukino. Nwangu ikatutanga message kuko iyi condition bayikomeza kureba mu gihe bitangana, ariko noneho niba bingana babonye ko byase bikunda bigakomeza, ariko ushobora gudushiza izindi code. Alert rero bitandukanye na prompt. Alert ni ngo ni kare akantu ko kubaza umuntu ko muri prompt, ariko ko ntago gasaba ngo umuntu yinjijemo imibare, ahubwo katanga itangazo gusa nko kumubwira, nko kumuburira cyangwa se kumuha ubutumwa. Congratulations watsinze. Reka twongere dukine. Umubare hagati hamwe n'icumi. Nshizemo rimwe uri too low. Nshizemo kabiri uri too low. Nshizemo gatatu uri too low. Nshizemo umunani uri too high. Nshizemo gatanu uri too low. Nshizemo gatandatu uri congratulations. Umubare computer yakutomboye ni gatandatu. La. Nuvuga ngo while loop nayo urayumvise. Okay. Noneho tujye kuri do while. Do while igiye kumera gatoya nka while loop, ariko yo nze nsibe do while, do while, kora mu gihe. Voilà. Igiye kumera nka while, ariko yo itandukanye gatoya na while, kubera ko yo byibuze izo code zigomba kuraninga byibuze rimwe. Nwango yo ntushobora kuyitaruka, mu gihe while ushobora kuyitaruka. Urugero, reka i ingane na do 0. None tuvuye ngo do kora ibi. Ibyo kora ibi runaka. Hano ushiremo condition i increment, donc i increment ufungi while i munsi ya gatanu. Voilà, c'est ngo console log kwandikira ngo hi wongeremo uteranyaho i uyiteranyaho rimwe mu gihe cyose i iri munsi ya gatanu, wongera utsubira ahangaha. Voilà. Ujya muri inspect. Voilà, console hi idusubije inshuro 5, kano ka gatanu kano kavuze ko ibi byasubiye inshuro 5 ko ari repetition igenda izandika ahangaha. Ngo mbere yo kugera kuri while byibuze igomba gukora do rimwe byibuze, ubundi kabona kujya kuri condition, kabona kujya kureba. Ngo izi code byibuze irazikora, ubundi kabona kujya kuri ibya while. Nizere ko do while uyumvise. Bisa itandukanye na while. Voilà. While ushobora kuhagera ugasanga condition ntabwo ihuye ukikomereza, ariko do while igomba kubanza igakora byibuze rimwe ibyo bintu bayisabye, ikabona kujya kureba ibya while. Voilà, ni iryo tandukano rya while na do while. Loop wayumvise ni ukwisubiramo, ugomba kubanza ukareba condition niba yujuje ukabona kujya ku bindi. Twabonye for, twabonye kuri while na do while. Izo ni conditions, ni loops ushobora kuzajya nduhura nazo
igihe cyose uzaba urimo gukora programmation mu rurimi urwo ari rwo rwose, izi uzazikenera cyane cyane. Urugero, reka nguhereze urugero, dusubire kuri arrays. Reka abanyeshuri, ibyo iyi ni array. Uwa mbere tumwite Amina, uwa kabiri tumwite Alice, uwa gatatu tumwite Hakim, sorry, ugomba gushyira muri tu apostrophe. Uwa kane tumwite Kim, undi tumwite Dudu. Voilà, ugafunga ukajya ku murongo ukurikiye. Aba ni abanyeshuri bari mu ishuri, tubashyize muri array. Uribuka ko array ushobora gushyiramo ibintu, ushatse washyiramo n'imyaka, ushatse washyiramo n'ibintu bitandukanye. Si ngombwa gushyiramo nubise abanyeshuri kuko hano nabyise abanyeshuri, ariko ushatse wavangamo n'ibindi bintu bitandukanye. Hano harimo Kim. Hanyuma reka nkwereke ukuntu uzi kubigenza rero, kugira ngo aya mazina y'aba banyeshuri ubashe printinga, kuyakoresha. Uri kuri website runaka cyangwa ukora application, hari ushaka kuza abantu bazajya babona ari nka list. Tuvuge ukora website yo gucuruza ibintu runaka, ama products zawe uzashyiramo amazina yazo hano. Niba zifite n'ama characteristics uzakoresha icyo gihe, uzatukoresha object twarayize cyangwa se twayize. Ushobora kugenda kuyireba ukamenya icyari cyo. Icyo gihe object ije ubuka ko ugomba gukoresha identifiers name. Urugero, name ni Amina, tuvuge age, voilà. Izo ukagenda ushiraho noneho buri product cyangwa se buri kintu ugiye gukorera ukagihereza characteristic. Nuko nguko uzakenera gukoresha ibi is arrays na objects. Reka twikomereze nkoreshe arrays kugira ngo ngwereze urugero ngiye kuguhereza. Ngiye kukwereka uburyo ushobora guprintinga ibintu biri muri array yawe. Kamaze ndebe kwanza console log, console log array length. Kanze ndebe abanyeshuri ni array, abanyeshuri uje batagwereza array. Urabibona batagwereza muri 0, muri index ya 0 harimo Amina, Alice, nyenyenye n'ibindi. Length ni 5. Agiye ushaka kumenya ngo length bangana, unyereka umubare gusa, nyereka umubare w'iyo array ni 5. isi iyi ndayikenera ryari rero 5 ngiye kwikoresha mu kugira ngo bampereze amazina y'abanyeshuri bari muri iyi array yanjye. Urugero, kugira ngo mbashe kudisplayinga abana banyeshuri, nshobora gukoresha for, nshobora gukoresha na while. Okay, itandukaniro rizi for ugomba kugira aho minimum, ukagira na maximum, aho utangirira naho urangiriza, start na end, sorry, ukagira na condition. While ni igihe ibyo bintu ugomba gukomeza gukora kugeza igihe condition runaka irangiriye. Nuvuga ngo urugero, nshobora gukoresha for while imprima abanyeshuri, nkerekana abanyeshuri kugeza igihe tuvuge class irimo abantu 30, nkerekana abanyeshuri kugeza ku 20, abandi nkabihorera. Ubu nshaka kwerekana abanyeshuri 20 ba mbere, 5 ba mbere, nshobora gukoresha 5. Urugero, kamusobanurira neza ibyo ndi gukora. Kanze nkwereke length nyine ingano y'abanyeshuri. Abanyeshuri ni variable iri hano, ngo ni array turabizi. Reka number total cyangwa total number, umubare wose abanyeshuri biraba abanyeshuri bafate length ni 1 2 3 4 5. Ariko ko computer yacu baraguhera kuri 0, ubwo ni 0 1 2 3 4 nitujya guprinting. Noneho reka dukoreshe for kugira ngo tuprinting abanyeshuri. For let I dukoreshe I ingana na 0, sibyo? I kandi ize kubiri munsi ya total number. Total number ni kangana ni 5. Noneho tujye kuri I to incrementing, tugende tuzamuka, iragenda izamuka, irahera kuri 0. I reka tuvuge ko ari index ni kano, hano ni kuri 0, hano ni kuri 1, hano ni kuri 2, hano ni kuri iyi virgule irimo hano ni itandukanya index, duhera kuri 0 2 3 4. Voilà, tujye guprintinga for let I duhere kuri 0, hanyuma tugende tuzamuka
ntituze kurenga umubare w'abanyeshuri. Tugitangira for I kuri 00 to console log dushiremo izina ry'umunyeshuri. Reka nze nkwereke ukuntu rero ushobora kureba izina ry'umunyeshuri bitewe n'ama indexes. Urandikamo ngo abanyeshuri, ndamutse nemprimye cyangwa se mvuze ngo bamereze zitabaye imezi inshuro umubare kuva kuri 0 kugeza kuri 5 ni umubare 5 1 2 3 4 5 bayibonye. Buri nshuro banyuze kuri i bare printinga abo banyeshuri bose liste yose buri nshuro banyuze kuri i printing uko bangana length voilà ni 5 inshuro 5 nimo basubiza akangaka. Voilà, reka noneho njyewe printing i inshuro ya mbere bingana na 0 bajye mu banyeshuri bafate hano kandi bivuze ngo barebe kuri index y'umubare tugezeho kuri 0. Index ya 0 iri hano, okay. Noneho bazamuke bajye kuri 2. Hano irahita iba 2. Irahita iba rimwe, sorry tuba tuvuye hano tujye hano. Baraprintinga value iri kuri 0 ubundi bakurikiza value iri kuri 1 bakurikiza value iri kuri 2. Turatubona amazina y'acu abanyeshuri bacu. Dore ngibi Amina, Alice, Hakim, Kim, Tuto. Okay. Wumvisha akamaro ka loops igufasha kuba wa displaying. Uramutse ufite iduka cyangwa ufite projet runaka ifite ibintu bicuruzwa byinshi ushaka kwereka abantu, ubibika ahantu n'ama details yabyo, ibiciro, description, byose. Website zindi zikoresha ama database, ibyo ntago turabigeraho ni tubona umwanya tuzabikuvugaho tujye muri databases. Ariko ubu ngubu ndi kukwereka gusa turi kwikorera ibintu byoroshye, dufite ibintu bitari byinshi bitakeneye n'abantu n'amafoto, bitakeneye ibintu byinshi, turi kwikorera akantu koroshye. Abanyeshuri gusa mpereza umubare w'abanyeshuri ni 5 hanyuma ba printingire bose. What if nshaka guprintinga umunyeshuri umwe gusa? Tuvuge nshaka guprintinga urugero log abanyeshuri, ariko nishakira kuko intayirimo nishakira umunyeshuri wa Alice ni kuri 0 1. Alice ari kuri 0 hano ni 1. Okay, Alice Amina ni kuri hano ni kuri 0. Okay, hano ni 0, hano ni 1, hano ni 2. Computer ibara igendeye ihereye kuri 0 3, hano ni 4. Umuntu nabara urabara ngo 1 2 3 4 5. Computer nibarira 0 1 2 3 4. Reka nze nkwereke rero ni gute nshobora kugera kuri value ya Alice. Ndandika ngo index position mo hano ku mubare wa 1 kiremo 1. Ndaba mvuze ngo mumpereze ibintu bihanditse value. Ndaba nsabye izina Alice. Reka nsabe izina Dudu. Ndakoresha index ya 4. Shiramo 4 hangaha none Dudu. What if nanditse 5 kuko computer cera kuri 0 iri kubara 5 ntayihari hano inyuma nta kintu gihari. Reka dushyiremo 5 turebe icyo computer iri buduhereze. Uri gusaba ibintu bidahari undefined, icyo kintu ntajyari ntikigize kiba defini. Donc wikwigora ntago computer ni gusa undefined urimo guhamagara uzamenye ko icyo kintu yakivuze mo aho ngaho. Voilà, wumvise nono alias, wumvise for akamaro kayo dushobora kwikoresha na while ni kimwe ushobora kwikoresha muri ubu buryo ni wabisobanukiwe. Murakoze cyane, mwakoze. Reka dukomeze amasomo.